Aha, Nyirankotsa we. Have. Hanyuma se ukazabona bizarangira bitera. Nyirankotsa. Ego sema. Ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari n'inzangano. Nyirankotsa. Hinduka nk'abandi. Nyirankotsa. Tibira. Nyirankotsa. Ego sema. Ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari n'inzangano. Nyirankotsa. Hinduka nk'abandi. ariko ino ntambara naho mu kanyarwe ino ntambara ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari n'inzangano. Oya humura ninde se wakumva akubwo bigira ngo neza abantu wowe ako se nguteza abantu biki ariko riri uribuka ibihe byiza twagiranye uribuka ibintu byose nagiye ngusezeranya none se amasezerano ibintu unsezeranye ntubikore byo urumva bimaze iki ntabwo se niki ntakwemereye niki ntaguhaye ubu none waguteraga ikibazo ni nyoko sibyo kandi uzi ibintu byamubayeho ubu niyo yagaruka kereka agiye kereka agiye kubana na shetani naho ubundi ngiye sinshobora n'umunsi n'uyu n'umwe masereka mubaze ubu ngubu ibintu byose nagusabaga cyagira uzabima ku izina ry'Imana ubu ni ibyawe biri mu maboko yawe n'inzu yawe uzanyandikaho usibye n'inzu ziriya sikariye na ziriya sikariye rwose uzabuka nusi ngenda shaka sikariye umva nyine nkubwire ndajya nkubwire ngo ibintu birimo hariya byo byose nazava kuzajya uzibarira uvuga uti uyu ni umutungo wanjye reka ariko nawe wajya ubasiviriza no se ibyo ni ibiki uri kumbwira ngenda shaka inzu muri rusange ibintu byose ubutaka tujye kubana ushaka mbikwandike hose mbere y'igihe mbere y'uko byo kubana se byaza no se nitubana icyo nakubwiraga mbabarira ahubwo wemere ejo mu gitondo kare mfata ibintu byanjye tugende twimuke tujye kubana oya ubwo se umbeshya ariko se nkubeshye wapira banza umereze nawe urufito ntabwo ibyo ngibyo nabyemera ubanza unyandikeho n'ibintu byose nk'uko mbishaka hanyuma ubone kumbwira ibyo bindi ushaka aka kanya urashaka amafaranga angahe kwitegura ahubwo se ufite angahe ngo mfate mu nshaka ngo ufite angahe wowe urashaka amafaranga angahe yo kuba witegura no kuba wumva ko ugiye kuba umugore uri firinga oya nibyo banza nyine umbwire rego ndashaka ko mfirima ngewe nibyo nshaka nta n'ikindi uzanyandika ariya nzu yawe cyangwa n'ibya bindi byawe ndakubwiye ngo ndi tayari mwese ko nenge kukubakira indi nose warabiretse ntabwo nabiretse ibyo byose ni ibyacu n'imitungo tugomba mwese ntabwo ushaka ko tuzasezerana nta kibazo byose bitwaye tuzasezerana tuzandika ivangamutungo risesuye apana muhahano kugira ngo byemere hanyuma mbere y'igihe tuzanza dukore iki nyine mbere ngenda ndashaka ko kugira ngo utazambeshya ndashaka ko ubanza ukanyandikaho ibintu byawe nyine kugira ngo unyereke ko nyizeye kuko njyewe ntabwo naguhemukira ahubwo ikibazo ni uko nuko nkubwire niyo nabikwandikaho mbere n'ubundi nitujya mu rukiko uzavuga ngo ni ivangamutungo risesuye n'ubundi tuzongera tubifatanye nta kibazo ibyo ntacyo bitwaye nitujya mu rukiko rwose ibyo nzabikora ibyo nabyo reba iminsi maze ndiho ntariho ubu kuko ubona ntagukumbuye koko ubuze gucyo utambaje n'amakuru yanjye naho narindi nawe wari uzi urumva mbese uzi ko ntako ntageze ntumabahe namubwira ngo akore uko ashoboye kose amenyera amakuru ya riri kuko numvaga nta wundi mukore ngomba kubana nawe usibye wowe nose wamenye amakuru yanjye uzi ariko ubu nari gusa reka nkubwire tuzamara n'icyumweru ntaramenya yose nanjye rego ibyanjye ubu ngubu nkubikiye byinshi wowe nimba tugende nkwereka icyo gukora mbanze nguha amafaranga makeya sibyo tujyara kunoza ku mwagenti
gende mbanze nguha amafaranga makenya yo kwitegura iki cyumweru tugomba kubana ubundi tugahita dutegura iby'urukiko rwacu. Hari ikibazo? ibyo nta kibazo. Tugende rwose. Kuba ibindi wabyemera. Sishobora nakwima iki koko nshobora. Urabona nakwima iki buryo? nawe ndebere kabisa urugo rurimo abakobwa mbangahe ndebere amacupa yandagaye hangaha reba amasahani amaseriviyete imiceri ibiryo byose mwari byandagaye hano ibi ni ibiki koko mwagiye mwihaga ikinyabupfura mukanandurira naho mwariri none se hano hari umwana uhaba wenda ngo yabihataye ngo tuze ngo tumwiteho. icyo kibazo nanjye nicyo nakakubajije reba hariya hose urebe ibiryo byuzuye urebe imifuniko amaji amafanta mwagiye mwikinyabupfura koko mukandurira naho mwariri nase nimba hatari umwana simwe bana se mwagiye mwihangana koko nose ndimo abantu bangaye kurya ibyo byose ari njye babikonsoma. ariko nimba atari nawe babikonsomye wakarebye n'ahantu ubuse nk'umuntu waza kubasura agasanga amaseriviyete imwe hariya umuceri ibishyimbo hirya no hino mwandagaje wagira ngo ni imfubyi zahaririye. ariko ubundi mbwira kubera iki uri kubimbwira? ndabikubwira ngo ubyandurure ubuse wowe ntubibona mbihakure utabihakura se njye naje hano se kuba akadage ariko ntabwo ari kuba akadagi no gukora isuku ahantu uba ntacyo bidutwaye bigutwaye igise ubikuyeho mujye mushiramo n'ikinyabipfura rimwe na rimwe ubuse umukobwa gukora isuku ahantu yiriwe bisaba kuba akadagi. Vane ngo hano urebe mbona amabendera byagenze ari kumbwira ngo bino bintu byose ngo mbihakure ngo mpakorope ngo ni njye ngo wabihashyize. iyi ni isuku ko muri abantu b'abakobwa iyi ni isuku ariko se ako se wagiye uturu tukabihakura ariko disi mamara nako mabo uzi ko mwigize amavaze ushobora kuba waribeshye ko twebwe turi abakozi bawe ibyo utishoboreye mu rugo rwawe urareba uko natwe twabishobora. Mushinzwe iki? Naranjye ndi umukozi. Waratwangaje. Ngende umukozi wanyu noneho. Nose tujye murya nze nandurure. Hanyuma se twebwe turi abakozi bawe. Nge none ndi umukozi wanyu. Nge mujye murya nandurure. Nyine bikure urega n'urugo rwawe nudakora urugo rwawe ninde usarukorera. Ese mushinzwe iki? Vaje gusohoka ugenda ugaruka. None niko kazi. Dukora iki? Cyakora. Buri muntu wese n'umutwaro yikoreye. Buri wese n'umutwaro yikoreye. Sawa, reka mbandururire. ase nk'uburwayi igicuri uyu mubyeyi niba igicuri kimwe arimo igicuri munamuranigura. None se warufentinze mama. Genge kubona mbona arazengereye buri usohotse mufashe ngo mwicaze hasi. Unyicaza hasi arwaye isereri dipongorove. Oya dipongorove ndikimuba cyo twagushobora twebwe. Abakobwa mbabajije impamvu batandurura hano hasi. Utinyutse gukubitanya ko wapi dusanze ari hano bikira marawo mwijuru arandeba ko ndi umwere niba marawo mwijuru cyakora uri inyama niba ruko sireba ko numbeje nakibazo musanze ari hano afite amasahani agiye kwikubita hasi cyo turamufasha ko bagukubise ngwino bihore uzi ibintu bankoreye n'ibintu abatangiye none ndagutabaye umvanya uhinze yavanye inyoni bari bahanyishe sinkubeshye bari bakwishe nzirikise ngo kubabwira ngo bandurire amasahani ndura amasahani ukuntu bayamenye wese ucitse amaboko urampindutse reka nkubwire rero ngo uhagashye reka nkubwire akandi rusibiho ruzanyura ugira ngo wowe baragukunze iyo bindira nyine niyo mpamvu uje umukongomani yaravuze ngo rero yayoro biya moninga ejo ni wowe impamvu uje kugukiza reba hano mubwire ariko nanjye nabakunda
iyo uza kubukubiswe n'abandi rero nubwo utabakunda ushatse wavugaga wagenda gake kuko ni wowe utahiwe rusiriya ruzanyura ugira ngo uriya abandi rutakwibagirwa ndiyuburura nka niyoberanya we ubu rero ugiye kubiyubururaho none ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu bazagutahura gukubita iyo bajyaga bagukubita bakaguhinahina ko nawe ari wowe aho gutahira aho yese ndi wowe yakomeje tekinike rwanda gutabaye cyakora ako kantu uragakoze nanjye ariko niba kwataka nzagutabara nanjye ndahari rendera nanjye sha rendera baze bakunyerekera uko zambara urumira nubwo ababeseye genda sha ntabwo uzi gukubura reba imyanda y'ahantu wagiye uyisiga ariko nta kibazo nta kibazo gute kandi igihe nese ngikubwiye ntacyo mbona njye ni uku nkubura mbese ntabwo uzi gukubura ntabyo uzi tukwigishe duhere kuri rimwe banyigisha se niwe wampaye akazi ninde waguhaye akazi uwaguhaye akazi ntabwo yakubwiye imirimo uko uzajya ntabwo uyikora ushinzwe kumumenya ubu nawe uzanye ubushinzi bungana gutyo usigaye uri inshinzi gutyo uhagarara hejuru y'abantu mwese shanga ko nandi kumubwira ibyo atakoze neza umubwira ibyo atakoze se niwe wamuhaye akazi niwe wamweretse ubwo agomba gukora hano nese mbona ibintu bifase bimubwira ibipfuye ni ibihe ngaha nawe rero ukuntu yakubwira nimba ariko abashije abyore mbyikorere ukaba watinze ukora iki none ukaba washinze mu biki ukaba washingaga mu biki hano ni iwabo hano ni iwabo nibyo usubiramo ni umukozi kandi nawe umaze kubyimba nka nyoko umaze kubyimba nka nyoko nzagukorera ibitagushimishije nka nyogosenge nzagukorera ibitagushimishije nka nyogosenge nibyo ushaka nzaguhemukire nguhendere ngukorere ibintu uzapfe wangara ndakubaza nzagukorera ibitagushimishije uzapfe wangara njyewe urashaka nzaguhemukire nka nyogosenge nk'imi imigisha y'ababyeyi ugende wangara usara uhinduka umusazi nzabigukorere cyangwa nzaguciruza n'ibintu by'impengeri ibintu by'ibiheri ntasajya n'ubwo buzongera kukureba shanga niwe nzi cyabaguhinduye ayo magambo ni ngiye nzagukorera ibintu ku buryo mu buzima bwawe utazanyibagirwa we jya umenya ko nkurikira ku mugongo va mu maso wowe uraza ubaza umukozi hano waramuzanye dore ubwo buguru bwiwe ubwo ntugiye kuba indaya nka nyoko ntagiye kujya kujyana mu kabari urumva wagakobwa we ndi mushiki wa so ndi amaraso yawe wari wabona agakobwa umva akazi wagashoboye urimo uragenda ugashobora uko mbishaka nanjye nzajya mba hafi nkurwanirire ese jyana nagukomerekeje ntankomerekeje ntacyo ariko kara ntukajya urwana nako urakona umwana wawe nako karakazi niko kagutemye gatyo sana ndebe ibyangaro nuko bimera ni imirwano nk'ahitireri ko nayo nabishoboye nagasuzuguye ugasuzugura kararo ujye ugasubika gusa utakabangamiye utazakira zere kuri kubibona uzanyongeza vuba nyina we ujye umukora utamushimishije ariko yarakurishe karakana nabwo asigaye kagira amahane riri bimeze bite se sawa ni fresh ari kabisa shaka wigize busy urashaka ko duciringa byatari nzi urumva ko byabura cyane ko nta telefone mfite nayo ngo njye kuri WhatsApp nayigira sawa kuvugana ubwo kwese
turi mu by'Imana wapi ni abandi bantu banjye nyine tuba turi kuvugana tu ntareba ariko byaba ari byiza nyine guhuguka nyine tukaba twaganira nk'abantu bari kuri mu nzu. Ntuzi ushaka kumbwira iki kaba? Se urumva byabura koko? Ntabwo byabura. Ngambwira nari Se nyine ni story mbi. Hari story bahena yarayanteye nyine nijoro. Rupapuro nyine ngo ushaka kwinjirira. Nose birakubabaje? Urumva byanshimisha habe na Ihangane none se bikubabarije iki? Ubabajwe n'iki? nawe nta kintu uba wibwira ko Nyine mbwira nose ndagakobwa mu kawe. kintu cy'igisaza koko wajya ukatira. Ikintu cy'igisaza. Uriya bagomba kujya ku bakecuru bande hose. Reka. Uriya ni nko gutereta mu marava byibuze. Nyine niwe wenda kungana. Hanyuma se njye Wowe nyine unese ubwo urumva utarungura urungano rwanjye. reka. Ego. Ntabwo biba. Njyewe Akantu ko guseka njye ntabwo ntinya nkundana n'abana nta nubwo Ndi byashoboka. umwana koko Kuki? kigaragaza ko ndi umwana. Ahubwo se niki Amafaranga ndayafite, ubwanwa ndabufite. Ni iki kigaragaza ko Ngwiki ufite amafaranga? amafaranga ndayafite. Ufite angahe? Ufite angahe? Nese uba washatse no kuyamenya. Banzu yamenye ndeba bifite numve n'icyo Mu yakora. kanya nimugoroba uzi kuza tudusohokana. Dusohoke njye ndashaka gusohoka ko nshaka amafaranga. Nyine urayabona. Nyine wowe yamenye niba ushaka yuko duciriye. Ntabwo wabyitayeho. Wabyitayeho amafaranga wayabona. Kabone ibyo byawe Buri mari. kimwe cyose wakibona. None rero ushaka kunyinjirira. Aricyo tumva. Reba Uri uyu. mukuru se. Reba uyu. Reka ntabwo byaho. Ntibishoboka. Ibitekerezo kandi. Serious. Mani nabyo gutekereza. Kumva. No subwo reka nkubaze kaba. Ese umusaza ufite imvi koko. Bariya nibo beza. Refresher Nibo umuntu batagira ahagaze. stress. Utagira stress. Ntabwo batera stress rwose. Nese njye nagutera stress ziki. Njyewe urana twavugana iki? Njye nawe. Twavugana iki njye nawe? Bana we. Urumva ushaka duciringa byakubabaje nyine washyushye mu mutwe. Iri buryo urasuzugura. Serious uzabitekerezo pe. Twajya mu rukundo kandi rugakomera. Ibaza ariko njyewe riri. Ariko reba couple yacu kuringa. Ego. Ntabwo bishoboka. Ahubwo no kubirota ntuzongere no kubirota na gato. Kuki? Ako se ubwo mbwira. Uniki kintu washingiyeho ujya kuvuga ngo njyewe nawe nkundana nawe. Dede. Tekereza. Banzu ngareba nyine reba iyo foto nawe uhagararanye na kiriya gisaza. Ahubwo ifoto Ruva mpagararanye kwaye. nawe. Ruva kwaye. Banamfunga njye ndi kumwe nawe. Kiriya kigabo kishwe n'inzoga. Buriya nta kintu azafite. Bitwaye iki se? Bitwaye iki? Bitwaye iki? Hari ubwo nzajya mutwara se mu kwangewe. Ajya akora ibye nanjye nkora ibyanjye. Iri nkubwije ukuri imva warayobye. Warayobye. Yego mushumba mwiza we. Kaye buriya ruva kwaye habe na gatagukunda. Nta kintu njye navugana nawe. Abagushuka mwana. Sasha. Bizubuza ariko bizacamo nanjye ntabwo nzacika intege.